Yego, twari turimo kuganira n'ababyeyi bafite abana batoya, navugaga nti babyeyi mureke tube maso, nimuba maso nibwo muzajya mubona ibitero Satani arimo gutereza abana bacu batoya. Ni ugusenga cyane tutisengesheje. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo murwanye Satani azabahunga, muhamagare Imana nayo izabegera. Nimureke twihamagarire Imana muri izi mpera z'uyu mwaka, maze Satani tumumwaze koko. Satani waduhigiye abana akababura, kubera Kristo yahabaye dukomeze tumumwaze. Satani waduhigiye ubuzima kugira ngo abana bacu babe imfubyi, ariko Imana ikaduhagararaho, Satani dukomeze tumumwaze. Kandi izi saha kuri izi saa 7:16 mpagaze mu kwizera yuko nta kabuza babyeyi bakurikiye Imana, ababyeyi bakiranukiye Imana mu kuri no mu mwuka, ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko Satani ari bumware kubw'icyo wemeye cyo gusingira Kristo. Mukomeze mushikame, musenge mube maso, kandi Uwiteka nta kabuza araturwanirira intambara. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukihebe, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo. Aleluya. Ngaho rero mureke tube maso kandi dusengeshe umwuka iteka, mukomeze kandi ni ukuri namubyishimiye ibyo mwumva mvuga, mujye mutera comment. Murakoze, ijoro ryiza.